wiciriye no kwinyuramo byarakuvunnye, warazindutse ibitotsi birakwica, wabuze umwanya wo kwitaho, na salo ntuyiherukamo, imisatsi yarapfuye. Izi ni inzira wanyuzemo kandi nazo ntabwo tuziveba. Hari ubutabazi bwanyuzemo, abanzi ntibakota, abapagani ntibagira ijambo. Izi nzira nazo turazishima ko hari ubutabazi bwanyuzemo tukamira kuka. Turabashuhuje cyane, mwiriwe mwaramutse bitewe naho uherereye, abo tudaherukana nabo muraho yemwe. Kandi ndabona abantu mwese duherukana mu mwaka ushize muracyabaho. Iwanyu imvura iri kugwa, muraho murakoma, niko abakecuru basuhuzanya. Ndabanezerewe cyane aya masaha, umutima wanjye uguwe neza, wishimiye kuba muri ibi bikari. Hanyuma turabasuhuje, tubifuriza kugira ishya n'ihirwe. Ibintu byose mugerageza gukora Uwiteka ashyiremo umugisha. Hanyuma turagira ngo tukwinginge, nimba ari bwo bwa mbere ugeze hano, ukande subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi wabyizemo. Ni ibintu bitagusaba imbaraga cyangwa ubuhanga, n'urutoki ugira gutyo ugakanda hariya ahantu hatukura, ukaba winjiye mu nzu y'Imana. Ni nka puwanyo, no nko kugira puwanyo gutya, ubutaha ibije bikakugeraho. Kandi igihe uzajya wumva iri jambo ry'Imana rigufashije, ujye uryoherereza abandi kugira ngo nabo bafashwe. Hanyuma turagushuhuje tukwakira, we turagushimiye wakanze subscribe, ni inkunga wampaye, warakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Nishimiye rero kubakira abantu bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, mugubwe neza. Mu mpande enye z'iki gihugu turakira kandi abantu badukurikira bari mu mpande enye z'isi. Imana ibahe umugisha cyane, mugubwe neza. Umuntu unkunze none akaba ahisemo kwicara kuri iyi cano, Uwiteka agushyigikire, aguhe umugisha mwinshi cyane. Kandi nanjye ndifuza no kugusengera. Imana ibahe umugisha mwinshi. Reka nkwinginge wowe ugeze hano, dusenge Imana ishobora byose, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Kandi nimba uhageze utameze neza, Uwiteka akuhe kumera neza. Birashoboka ko wageze urwaye, Imana igukize. Ishobora kugukiza wagiye kwa muganga, ishobora kugukiza utanagiye kwa muganga. Bivuze ngo no kwivuza ni byiza, Imana ibikoreramo. Ugeze hano ufite inzara, nakubwira ngo Uwiteka akora ibintu bikomeye, ikuveho, kuko ndanagusengera. Uri mu nzira ugenda ugereyo amahoro, uri mu kazi ugakore neza. Kandi umuntu wagize amahirwe yo kubona akazi, ndagira ngo nkwinginga ngo ujye ugakora neza. Ugakora neza, nimba ukorera abandi, ubikora ubikunze. Akazi nimba ugatangira saa 2 uhagere zibura 5. Uzinduke ugerere ku kazi igihe, utahe karangiye. Kandi ikindi, nimba wikorera inama nkugira kugira ngo utere imbere, ni uko ubyuka mbere y'abandi, ukaryama nyuma y'abandi. Buriya kandi mushobora kuba mutazi ko kwikorera ari byo bivuna cyane, kuko iyo wikorera uba ushaka iterambere ry'ejo cyane, kuko umuhanga umwe yavuze ko akazi wikorera niyo upfuye abana bawe bagasigaramo. Ariko ukorera abandi, Mana yanjye, na boss ugukoresha wenda ashobora gutanga fanta zo gukaraba avuye kugushyingura, akagushyiraho n'ururabyo runini cyane rwanditseho ngo tuzahora tukwibuka. Ariko ntabwo umwanya wawe ashobora kuwushyiramo umwana wabyaye cyangwa umugabo wawe cyangwa umugore. Kwikorera ni byiza. Imana ibahereze umugisha. Ndagira ngo dusenge Imana. Mwami nyir'ibihe, uvuga bikaba, wategeka bigakomera, sengera umuntu wese uri hano. Imbaraga zawe zimukoreho ikintu gikomeye. Ubabaye abona ibyishimo, urwaye akire, ushomera abona akazi. Mana we, umuntu wese uri hano agira ibihe byiza kubw'ijambo rigiye kuhavugirwa. Ndakubita hasi imbaraga z'umwijima n'imyuka imugendaho. Ibyo byose, ibintu bimubangamiye byose, abikurweho
kubw'ijambo ryawe. Urakoze cyane Mana, urakoze ni ukuri, urakoze Mana. Umuntu uri hano uriho mu buzima atishimiye, muhindurire ubuzima agira ibyishimo. Ndagushimiye kuri Imana ikora kandi ugakora ibirenze ibintu nsabye. Byose mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Yesu abahereza umugisha mwinshi cyane. Muri iyi minsi ndumva ndi kubategurira ijambo ry'Imana ariko rimeze nko kuganira. Uyu munsi ndashaka ko tuvuga ku ijambo ry'Imana. Ndababwira umutwe cyangwa teme yaryo tumaze kurisoma. Yobu igice cya 22 umurongo wa 28. Yobu igice cya 22 umurongo wa 28 haravuze ngo uzagira icyo ugambirira kikubere uko ushaka, kandi umucyo uzamurikira inzira zawe. Umvira ijambo ukuntu riryoshye. Uzagira icyo ugambirira kikubera uko ushaka, kandi umucyo uzamurikira inzira zawe. Haleluya. Muri uyu mwaka mfite ubuhanuzi ngomba gutanga nitonze, nta pressure, nta stress, nta bintu byo kunjwa, nta n'umuntu njagaraza. Ndumva nshaka kuvugira Imana nta kajagari, kandi Imana izabimfashemo, kuko noneho ndumva nanjye nshaka ko hari level Imana ingezaho mu buryo bw'umwuka cyane ndetse no mu buryo bw'umubiri. Ndashaka kujya mvuga ibi bintu nta na stress. Ariko abantu mudukurikira muzi ko hari igihe tujya tuvuga ijambo ry'Imana ariko dufite akantu kaga stress. Uzi kubwiririza mu minsi 5 yarenze ku nzu wishyura ufite akantu kaga stress. nuko Imana izi gukoresha. Kandi ibi bintu ndi kuvuga nawe ndabikwifuriza. Imana ikurinde kurepeta, kubwiriza, kuririmba, kuyobora ufite akantu kaga stress, ufite akantu kaga pressure ukuntu. Nubwo rwose nateguye kuyobora itoraniro babimpaye aya mahirwe, ariko mfite ideni n'ubu mfite akamesaje. Uzi kuyobora iteraniro ufite akamesaje muri telefone kakwishyuza amafaranga wabuze n'ijambo subiza ukaberwa nimba mvuga ngo nzaguheje cyangwa ku itariki zinizi kubera ko ntawe utekereza kuhakura. Utu tuntu tw'udu stress ndifuza ko tuva mu buzima bwawe. Imana ishimwe. N'umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite, uzazuca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko ngukorera. Uzazuca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko ngukorera. Icyampa wowe turi kumwe aha, Uwiteka aguha amahirwe yo kumukorera nta tuntu tw'udu stress ufite. Nta kwibaza ngo ejo biragenda biti, ko nje kurepeta ariko umwana ku ishuri bamwirukanye. Ibyo bivanwe mu buzima bwawe. Ndashaka ko tuvugana ku ijambo ry'Imana ryitwa inzira. Tugiye kuvugana ku nzira. Ku nzira. Iri jambo ry'inzira umwuka arishyira ku mutima wanjye. Natekereje ko hari abantu babuze inzira, kandi uretse no kubitekereza ni nako kuri. Hari abantu babuze inzira pe, babuze inzira. Nshaka ko uyu munsi, muri ibi bihe, muri iyi minsi, muri aya mezi, muri uyu mwaka, Imana ibacira inzira. Kuko
hari inzira iba yaramenyerewe, ugasanga harazwi ngo nugera ku muhanda uyu n'uyu ukataha n'aha, yaba iya kaburimbo yaba iy'igitaka, hari inzira iba imenyerewe inazwi cyane ku buryo umuntu akubwira ati nunyura hano ino nzira irakugezaho, nyuze hano ino nzira irangeza aha n'aha. Iyo ni inzira iba yaramenyerewe izwi. Hakabaho n'inzira baba bakoze vuba ku buryo bakubwira ati ahantu nuhanyuze imodoka irarigita kuko hakozwe vuba umuhanda, imvura iguye haza icyondo kuko ni inzira ikozwe vuba. Hakaba n'inzira yakozwe uwo munsi, zose ni inzira umuntu ashobora gucamo akagera iyo agiye. Ariko reka tubikure mu mubiri tubizane mu mwuka, kuko ndumva aya masaha nagutumweho. Imana irashaka guca inzira itamenyerewe ku buzima bwawe. Ibi bintu byakire nk'ibintu bikomeye, nubwo ndi kubivuga ntuje, sinzi n'impamvu numva gutuza birimo bimfata cyane mu buryo butanamenyerewe. Ariko ndashaka kuguhanurira nk'uko Uwiteka abinshyize ku mutima, kandi ni ibintu biri bubanguke. Hari inzira zitamenyerewe, aleluya, zitamenyerewe, Imana igira icemo, igomba icemo cyangwa ikunyuzemo, kuko inzira Imana igiye gucamo igutabara niyo igiye kuyizamo ije kugutabara, ntabwo ari wowe ugiye kuyijyamo ngo ugende utabarwa. Ariko iki kintu Mana nimba muri kucyumva, muri iyi nzira dore ko ari nshyashya, dore ko itamenyerewe, Imana igiye kugucira inzira itamenyerewe, aho urusakuze n'ibigukundira utere haleluya. Impamvu iyi nzira Imana ariyo igiye kuyicamiza, nibwo bwa mbere ikozwe. Ushobora kuyinyuramo ukanyerera, ushobora kuyinyuramo bakabona uri umusazi, nuko ariyo igiye kuyica, niyo igiye kuza kugutabara. Iyi nzira Imana iciye aka kanya ntabwo iyiciye ngo uyinyuremo igutabara, ni inzira Imana iciyemo yo yiyiziye, yo iriyiziye, inyuze mu nzira itamenyerewe. Ubu kandi wasanga abantu bashobora kuzabyitiranya babonye wubatse etaje cyangwa uguze imodoka nshyashya, bakabyitirira kariya kazi bazi uhembwa buri kwezi. Bigiye guca mu nzira nshyashya itamenyerewe, kuko iyo nzira itamenyerewe ikiri nshyashya iragoye kuyicamo. Imana niyo igiye kuyicamo izi, kuko iyikoze nonaha, igiye guca mu nzira itamenyerewe, niyo igomba kugusanga ikazana ibyo ukeneye. Mana yanjye, haleluya, haleluya. Ubu kandi abantu bashobora kubona uri umudamu izamuye, bakabyitirira umushahara w'umugabo wawe kubera ko akorera menshi, kandi atariho binyuze, ahubwo binyuze mu nzira nshyashya Imana iciye inazanye, inabikuza niye. Kuko iyi nzira iciwe nonaha, ndi kuyumva mu mwuka ko hari inzira iciwe nonaha Imana yinyuriyemo, kuko nizi ukwinyuramo n'ishyashya iciwe nonaha. Ugiye kugira ibintu batari bwitirire ubucuruzi usanganywe, kuko bunyuze mu nzira iciwe nonaha. Kandi ubu ni ubuhanuzi bugiye kugusohoraho, uko ni ukuri, kandi nanjye buransohoraho. Hari inzira zitamenyerewe, kuko umaze iminsi uri mu nzira zanagucanze, wabuze iyo uhitamo. Meze nk'aba muririmbyi wavuze ngo iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi, Yesu ati jye ndi kumwe namwe, ujye umuhanga amaso,
ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Hari inzira wagiye ucamo kugira ngo urebe ko utaseba, ukazinduka saa 11 ukajya kwa Mutangana, ukarangura utuntu ukadusubiza, ukarangura utuntu ukatujyana muri botike, ukagenda ujyanye utuntu ku isoko ukazana utundi. Iyi ni inzira wiciriye no kwinyuramo byarakuvunnye, warazindutse ibitotsi birakwica, wabuze umwanya wo kwitaho, na salo ntuyiherukamo imisatsi yarapfuye. Izi ni inzira wanyuzemo kandi nazo ntabwo tuziveba. Hari ubutabazi bwanyuzemo, abanzi ntibakota, abapagani ntibagira ijambo. Izi nzira nazo turazishima ko hari ubutabazi bwanyuzemo tukamira kuka. Hari inzira wanyuzemo uremera ukorera agashahara gake kugira ngo udaseba ubone n'ako gakarita, bikajya bigusaba kugenda ku kazi saa 10 kuko ugenda n'amaguru, ako gashahara katavamo itike. Izo nzira wazinyuzemo igihe kinini, wakoreye umushahara cyangwa ukorera umushahara utavamo na gasitire, mbega ugira imyenda uhora nimeze nk'inifomo. Izo nzira nazo hari igihe Imana aba ariyo yayiguciriye ngo uyicemo, ariko iciye igiye gucamo. Wari umaze iminsi ukorera mu nzira ucamo ujya kwakira, ariko Imana ikoze inzira iciyemo ije kugutabara. Mana 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 mana, ndakumva cyane, cyuvuga ndi kucyumva yewe intumwa watumwe. Hari inzira Imana yaguciriye kugira ngo ube usurya pe, n'indege warazuri ujya kurangura rwose, ica n'inzira muri banki baguha amafaranga kandi abandi batayabahaye, ica n'inzira ubona aho ukorera, ica n'inzira abakiriya baraza. Ariko izi nzira nazo turayishimira ko yaziciyemo ukazinyuramo ugatabarwa, nihabwe icyubahiro. Ariko iyo iciye muri uyu mwaka ni inzira igiye gucamo, kuko impamvu igiye gucamo izanye ibiremereye. Wowe uje ubyizaniye bashobora kubikwambura, bashobora kuvuga ngo sibye, irashaka kubyizanira bagashiduka ubifite, sifa kwako. Irashaka kubikuzanira bagashiduka ubifite batazi aho bivuye, kuko mu minsi mike bagiye kukwitiranya. Ibi bintu bizandike nk'ibibaye, ntabwo ari ibintu bizaba birabaye. Birabaye birabaye we birabaye, amagambo ashize ivuga we birabaye. Haleluya 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 haleluya. Hari inzira yagiye ica zirimo amahwa. Ese ugira ngo bari Abisiraheli bo ntiyabacira inzira ikabashyira n'igice imbere ngo kijye kibayobora? Ibacira inzira zituma bagenda, ibacira inzira zituma bagenda kugira ngo bagere ku masezerano. Imana ifite inzira ica ugenda ukagera ku masezerano, ariko hakaba n'inzira ica icamo ikakuzanira amasezerano. Urabona nk'inzira yaciye izaniye umutsima n'amazi Eliya mu musego, ni inzira ubwayo yiciriye irabizana irabihageza. Ariko watangiye kubyumva nimba ufite umwuka wera, kuko inzira iciye none ahitamenyerewe niyo igiye kubinyuzamo, niyo igiye kuyicamo, niyo igiye kubikuzanira. Ariko Mana ndakumva pe, habwa icyubahiro. Iyi nzira rero Imana igiye guca inyuramo
kubera ko nta muntu wabasha no kwinyuramo, ni inzira y'Imana, irayicamo ikuzanira ibintu by'igihe kinini, ihita inayifunga, hato hatazagira n'umuntu wongera guca, ushobora guca inzira. Ariko yananabikoze ku nyanja, uze kwibuka ko waca inzira mu nyanja, imaze kwambutsa ubwoko bwayo ihita iyifunga. Iyi nzira rero igiye gucamo, kandi ubwo wagira ngo sindi guhanura, dore ko mukunda babanje kuvuga ngo irarererebo, nta bya irarerebo, nta irarerebo, birabaye. Iyi nzira ikuzaniyemo ubutabazi, iyo nzira ntawe uzayigana kuko ntawe uzayimenya, kuko ni inzira izanye ibintu bitazaba bisa n'iby'undi. Mana ko mbona uyu muntu agiye gutunga ibintu bitameze nk'iby'umuvandimwe bonse rimwe, ntabwo bisa n'iby'umuvandimwe mwose rimwe. Kuzi ko ari Imana gucira inzira uri umugore ikazana ikintu kinini, iyo nzira umugabo akaba atabasha kwitabarirwamo, ahubwo agatabarwa bitewe nawe Uwiteka acira inzira itamenyerewe. Ariko muri kumva Imana, haleluya, muri kumva Imana muri uyu mwaka 2024 ko abantu bayo gira uruti abantu bayo, ongera uti abantu bayo hari inzira iciye igahita icamo ikazana ubutabazi, iyo nzira igafungwa ku buryo bazagira ngo nawe ntacyo ndengejeho wizurize. Nta muntu bitabera, nta n'uwo bitakwira, nuko bitinda kuza. Nta muntu bitabera, nta n'uwo bitakwira, nuko bitinda kuza. Ibi ngibi wibwiraga ko byatinze utegereje ikintu kimwe, Uwiteka abizanya anyuze mu nzira aciye, bije bifite sapoti yabyo, kuko wari waragerageje biratinda, uzi ko haje amafaranga uzagura inzu n'imodoka, none inzira uciye Imana ibizaniye rimwe, iyo inyuzemo ibizaniye rimwe icyarimwe, kuko biraremereye ntabwo wowe wabyizanira, iyo irabizanye mu nzira iciye. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko se uremera ko ibi bintu byazira rimwe? Umaze iminsi ubwira Uwiteka ati wawerawe, ndakwinginze nje imbere yawe, mpa amafaranga. Numpa amafaranga inzira bibonetse, numpa amafaranga imodoka irabibonetse, numpa amafaranga minervare ziraba zibonetse. Inzira Uwiteka aciriye abantu be, ongera ngo abantu be, ni inzira abizanyemo byose ku buryo ushiduka, byose bibereye rimwe, indirimbo zigahinduka, bigahinduka, imbyino zigahinduka, injyana zigahinduka. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo negereze ku musozo kugira ngo nze mbasengere, kandi dushimira n'Imana, tuyisenga tuyishimira kubw'inzira iciyemo. Iyi nzira nta wundi waca muretse Imana, kubera ibintu ije ihetse biremereye. Kandi ndanabisubiramo, hari abantu b'Imana muri uyu mwaka Imana igiye gutabara iciye inzira, ikaba ariyo ibizana ikabibagezaho. Kandi ibi bintu igiye kubagezaho ni ibintu bitandukanye n'ibyo wavunikiye, ni ibisubizo bitandukanye. Oh Yesu we, Yesu habwa ikuzo Mana ya Aburahamu, kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera yuko unkunda, none uyu munsi urabinyeretse. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Ndashoje, tugiye gusenga, ariko twakiriye ino nzira ni imwe. Birashoboka ko wowe wanashakishirizaga mu nzira ebyiri cyangwa eshatu. Ari abantu rwose Imana yacira inzira nyinshi zo gutabarirwamo,
ugasanga mbere saa sita afite akazi kamwe, nyuma saa sita afite ahandi ajya gukora, undi ku manywa afite akazi, nijoro afite ahandi agiye gutera ibiraka, ugasanga ufite inzira nyinshi, ariko nubwo wazigize n'izi saha do ntacyo wagezeho, cyakoze icyuya warakibonye. Ibyuya wabize biruta amafaranga winjije, iminaniro wagize iruta konti. Ariko iyi nzira Imana iciye ni inzira ibizanye, ni inzira, erega ni inzira igiye gukoreshwa umunsi umwe gusa igahita ifungwa, n'abantu ntibazayimenya uko bigenze. Ariko ndi guhanurira umuntu ko agiye gutabarwa mu buryo batamenya uko bigenze, nawe atamenya uko bigenze. Ibi bizaba, muzamuha ubuhamya kandi muzabumpera hano, muzabyandika, kandi ndabona mufite ukwizera. Ikintu nababonyemo uyu munsi ndi kubyumva mu buryo bw'umwuka, mufite ukwizera. Agira ngo dusenga. Ahantu uri nimba bigushobokera upfukame, ako ni muri mu nzira ugenda, isengesho rirakora. Nimba uri mu kazi, yishyirira kuteri mu matwi ngo usengere, kuko iri sengesho rigiye gutuma Imana iza. Donke inzira irazana n'ibyizanye, ukimara kubyakira inzira ifungwe. Reka dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, ni wowe wera. Namenye ko ari wowe Mana y'agakiza kanjye, kugukorera sinibeshye. Aho twagendaniye ntiwigeze untererana, kuva aho ninjiriye mu murimo wawe sinigeze nseba. N'igihe byashatse kuba wantabaye ntaramwara. Habwa icyubahiro. Uyu munsi uvuze ko hari inzira abantu bari bamenyereye ko turya ari uko twavuye guca inshuro. Hari inzira abantu bari bamenyereye ko inzu tuyishyura ari uko umushahara wasohotse ku kwezi. Hari inzira abantu bari bamenyereye ko ducuruza imyenda. Hari inzira abantu bari bamenyereye ko turi abahinzi, turi aborozi. Ariko uyu munsi ukoze ikintu mu mutima wanjye ntazibagirwa. Hari inzira uciye, unyuzemo uje gutabara aba bantu, uje kuntabara, uje gutabara iri teraniro turi kumwe aha hantu. Hari inzira uciye, iyi nzira bibaye ngombwa ko uzi ubizanye, kandi aya atayibosha idetaye erebosha idetaye. Uje ubizanye kuko ni byinshi, biraremereye. Iyi nzira yagora uno muntu no kuyicamo, kuko ukuntu uteye hari ukuntu unyuze mu mazi wabasha gucamo, kuko Yesu we wanayagendeye hejuru, ufite uburambe bwo kuzana ibisubizo unyuze mu mazi. Hari igihe iyi nzira wayicamo unyuze mu kirere, ibyo birashoboka. Hari igihe inzira wayicaho unyuze mu butaka. Ariko iyi nzira Mana ndabibona ko iyi nzira uyiciye ukaba uje utabaye, kuko nabonye uburyo Ebedimeleki n'abantu 30 baza gukorera ubutabazi Yeremiya bamusanze mu rwobo rw'intare, mu rwobo rw'amazi, bazanye inyonga n'ubushwambagara n'umugozi wo kumukuzamo. Bo ubwabo babizanye, biga n'amayeri y'uburyo avamo, biga n'amayeri y'uburyo bashyigikira ibintu mu kwaha kwe, inyonga mu kwaha kumwe n'ubushwambagara mu kundi kwaha. Biga uburyo bateramo umugozi bakamuzamura adatonyotse. Ibyo barabyiga, baje babikorera inyigo. Iyi nzira ugiye gucamo udutabara wayikoreye inyigo, warangije kwanzura, warangije kwikorera inyigo, warangije no gutegura uyu muntu mu bwonko, ku buryo ubu butabazi nibuza atazagira ikintu cyitwa guhungabana. Haleluya, haleluya, haleluya. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze cyane, kuko iyi nzira izatungura n'abo bavukana. Iyi nzira wa Mana we izatungura abo biganye, izatungura n'abakoresha be, kuko azagendera mu modoka itagize aho ihuriye n'umushahara ahembwa, kuko iyi nzira inyuzemo ibisubizo abantu bazagiraho
impaka etayibosaya, kuko impaka za mbere zizaba kumukoresha ubona uwakoresha agendera mu modoka irenze umushahara muhemba. Iyi nzira ijemo ibisubizo bizibazwaho no kubona bamusanze mu nzu irusha ubushobozi amafaranga ahembwa ku kwezi, kuko iyi nzira izacanga abantu kandi iyi nzira izatera abantu guceceka bakavuga ko ari Imana ishoboye byose. Ndagushimiye ko iyi nzira ikozwe inyuzamo ubutabazi, kandi iyi nzira yari itegerejwe igihe kinini. Urakoze Mana, ndagushimiye ko ubikoreye kwiyubahisha, izina ryawe rihabwa icyubahiro none n'iteka ryose. Urakoze Yesu, amen, amen, amen. Yesu abahereza umugisha. Shalom, shalom.